kasi ngo niwe uri guteza ibibazo imihanda. Bino bibazo byose turi guhura nabyo biri guterwa n'aba boss man. Ngira ngo uribuka bwa umunsi wa mbere nje nawe dushwana ikintu twapfuye. Ni umuntu waduteranyije. Bend uriya ninjye wamuzanye hari. Eric ninjye wamuzanye hari. Noneho twebwe turicara dukora team turi batatu, ndavuga reka Benda tumufate boro tuyite gutya. Eric ati tugomba gukora. Twebwe nta kubeshya nitwe twadiringaga amadiru yose. Benda ikintu yazize ngiki. Benda twarakoze uribuka Brian dushwananye nawe muri nuze twari umuboss duteranyije muri The Rush nta kaboss kifashe karaduteranya nyina Brian tureba nayo intare nyuma tuza kwiyunga turabirangiza umuniga arandakarira umuniga rero impamvu yandakariye ngiyi Benda namuzanye hariya akorera amafaranga make ni ari uri kumwinyina namubwira bro ngwira nkore ukuntu sasa dushaka gukora wowe ukagira ikintu ugeraho nawe. Benda araza ari no kubyanga ku mafaranga make. Noneho hajyaga habamo ibintu byo guhinduranya aba DJs. Benda ntabwo yashakaga ko akora ntahari. Ashaka kwivumba. Ndamubwira bro ufite inshingano nyinshi, ufite umwana ureberera kandi aya mafaranga yo kuambera afite ikintu yagufasha. Njye mfite ahandi hantu nkora nubwo nawe ntari gukora hari, ahubwo wejye utegereza ni dukora rotation nkagaruka dukora nariko nyine komeza ukora akazi kawe. Benda arambwira ati nta kibazo ndahamusiga. Noneho mu kuhamusiga nza gucommunicatinga nande na Eric. Ndamubwira ariko Eric kuri nta kuntu wareka tukikorera. Atese gute ko bino bintu ntabimenyere. Ndamubwira weho reka dukore tutangire ibintu by'ubuhosa nanjye mbyumva umudije. Arambwira rero amafaranga nshaka ntago bano bantu bayama. Ndamubwira oya byiho rero none wowe ikintu ugiye gukora ngiki umuntu uzajya uvuga ko gushaka nyenza ajya ndiringa nawe. Tangira ko ngo ni manzi yari inshuti yanjye. Arambwira bro wamba wari ukanzana Eric. Ndamubwira amafaranga nawe urayamuha. Ati ni menshi. Ashaka kunyumvisha buryo cyagomba kuma amafaranga make kuri we ariko nkagira yanjye njyaho tukaba tubiziranye. Ndamubwira ntabwo ibyo bintu bishoboka. Njyewe nimba dukoranye n'umuntu umuha amafaranga ye abyange cyangwa byenda. Ndamubwira ati basi mumba bari umugabanye kuraye. Ndamubwira okay nta kibazo. Eric ndamubwira rero ukorera no mafaranga twese na bino bintu muri turo ukuntu bimeze. Eric arabyemera. Amafaranga ninjye yacagaho kugira ngo agere kuri Eric. Noneho umunsi umwe umutipa natangiye kumunyurizamo ijisho yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye. Yamaga amafaranga yanjye na Eric akayama kuri telefone yanjye nkayahereza Eric. Uwo ninde? Uwo mu boss. Okay. Noneho umunsi umwe aza kwifata aho kugira ngo anyishyure amafaranga yose ahita afata ya nimero ya Eric ahita yohereza amafaranga kugira ngo arebe ko hari amafaranga ntwara kuri Eric. Botari kuzamure yekomeza. Sinagira ikintu mubaza ese kumaya kuko amafaranga Eric utayamaye ukayamwihera ndabyihorera ibyo bintu byose. Noneho nakoze iki nahise mvuga yo bya bintu ubwo bimaze kuba successful twakoze neza. Ndamubwira Eric ntabwo twakora twenyine reka na Eric na Bena ndabona ari umuntu uri positive naho ubwo yari kubikwisabira reka dukorane turi batatu. Urumva Benda amafaranga yahembwaga yari ikubye. Yikubye umutipa atangira kundakarira kuko yabonaga ko strategy y'ibyo bintu ari nge wayize gute wayitangije. Yabonaga Benda ku mafaranga makeya ari kubona uburyo aje guca kuri Eric agasanga ninjye uri kumubangamira. Umutipa ashaka kunsopanya nande na Brian turashwana bimwe bya nyabyo. Tuza kuganira ibibazo turabikemura. Tubikemuye ahubwo we akuza beef. Induwo uwo mu boss. Akujije beef ashaka guhostingisha Eric na Benda ngiye ntarimo. Ndababwira bro umugende mukorera amafaranga ngiye nta kibazo. Kuko njye mfite n'ahandi hantu ngiye mba nkorera nubwo nakora muri team. Mfite ahandi hantu basanze mfite contract ariko itararangira ariko irangiye nza signing out mpite nkora nyine biri straight muri traffic n'ahandi hantu ncamiki. Noneho Brian icyo gihe tumaze gukemura icyo kibazo beef ahita yinkiraho uwo mutipe ayinkizeho akoresha Benda na Semuhungu. Ndababwira nta kibazo mwebwe mukomeze mukore
kandi kabari twakoreragamo dukora umunsi wo ku cyumweru. Uwo mu boss aza gufatamo shares, aje gufatamo shares arababwira ntabwo nshaka Caspi. Abatipe barafightinga Benda nande na Semu wabwa ati nta wundi muntu dushaka. Ndababwira yo mwebwe mwikorere mari ni mugiye ikibazo. Barakora. Bamaze gukora batangira kuzana ibintu. Hari umunsi waje kuba ikibazo, bazana ibintu ngo bya pourcentage kandi bari baje mu kazi batavuganye nabo ngo bafunze club ng'iry'umuriro batangira gushwana. Ndababwira yo mwebwe kunoro bigiye kugenda. Urabona turi mu gihe cy'imvura. Niba umuntu afunze umutwe gutya mwebwe mujye mwaka avance. Nibi na failinga gutyo mucungire kuri ya avance ati sawa. None icyo gihe ukuntu byaje kugenda byaje kurangira binaniranywe batangira gushwana. Uwo boss tangira gushwana nabo. Eric aramubwira rero ngewe ndakorera aya mafaranga, niba utayama ikireho byihorere. Aho kugira ngo Benda a following a team aravuga ngo ya ngo ngiye ngo reka ngiye ngo nkorere ngo amafaranga ngo ngiye ngo nta kibazo ngo we niba utayemera ngiye ngo ndayemera. Icyo gihe hasohoka flyer yo kuwa gatatu hariho Eric ari bukorera aho hantu kandi nta wundi muntu uriho hagati yanjye nande na Benda, ariko arabitumenyesha aratubwira ngiye bamaye amafaranga ngo nze mbe mpari gusa. Murabyumva gute? Ambwira okay ntari bintu ubundi nta cyadanje genda ukore. Aca hindi weekend bahamagara Benda muri The Rush kubera ko uwo manzi yari yananiwe kwa affordinga budget yande ya Eric. Benda abona flyer isohotse hariho we n'abandi bantu. Benda ntiyavuga ati boss kusohoye hatariho Eric bimeze biti. Benda ripostingira. Ndavuga ese byagenze gute? Ndababaza bose. Eric anambwira ati nayibonye kuri ndamaza Benda ko flyer suits tariho Eric byagenze gute manzi mwavuganye iki? Arambwira rero ngiye nabonye ngo flyer suits ubwo byaba byiza na Eric amwivugishirije. Ndavuga oya ntago ariko byakagenze. Weekend ya mbere arakora tunagiyeyo turamusupportinga turataha. Weekend ndababwira rero Eric ndavuga reka tuze kubonana tugire ibintu tuvugana. Turabonana ngiye nande na Benda na Eric. Abantu mutapinge mukore kuri hatimi mukore kuri goro dore ko mwabanye. Benda turicara ndavuga Benda mbabara umubwiza ukuri turi abantu turakorana, wenda ngewe ishu yangira hari turayizi twese, ariko ni iki cyatumye ubona flyer iriho Eric ntuhamagare Eric ngo umubaze cyangwa ubaze boss why ibi ngibi uri kubikora? Benda asubiza ikibazo kigira ngo ariko Eric ngo ni umuntu mukuru ngo nawe ngo yari guhamagara boss akamwibariza. Can you imagine as a team